niba ufite amatwi mazima yatege maze wumva ibyo utaruzi kuva wavuka, kuko n'abadafite amatwi barayifuza. Ubu uretse kugenda urihuta ujya he? Tekereza kabiri ubundi wumva ijambo nyamukuru, ubundi umpanga amaso, kuko nge banyitabiri hanze kabiri. Ndatwika, ndashwanyaguza, singira ubwoba kuko mfite imbaraga, ngenda n'amaji kandi zitwika se ikibi cyose kiriho. Iyo naje bose barahunga, kuko ikamba nambaye riteye ubwoba. Niba udafite kwihangana ryama, ubundi wumvira ijambo ryagira icyo rihindura ku buzima bwawe. Ibyo wafataga nk'amakosa bigiye kukubera ibisubizo. Ndica, ndarimbura, ndashwanyaguza. Ninjye muntu wa mbere utaravukiye amezi 9, kuko nari mfite marayika uri hejuru yanjye. Buri teka yaransengeraga, kuko yarazi icyo nzavamo. Naje nkenewe, naje gukosora ibyananiye abantu ngo mbishire ku murongo. Ubanze guhinduka hinduke. Ndi mubi, ndashwanyaguza, singira ubwoba kuko mfite inkoni y'icyuma kandi iteye ubwoba. Mfite amagambo acyaye, uyumvishe wese ahita ahinduka kandi agahindukira inzira y'ukuri. Banyitabiri hanze kabiri, buri wese yambonye arikanga. Ndarenze kandi buri wese arabibona. Ninjye muntu muri sinema nyarwanda wambara imyenda itameze nk'iy'abandi. Sinjya nigana muri byanjye, kuko nansabe niyanjya mu mitsi. Nubwo yazamuwe n'abadespora, kuko duhuye namushwanyaguza. Murusha umunwa, murusha ijisho, murusha ingofero, kandi nkagira n'umutwe bibereye n'amagambo meza kandi ahindura benshi ubuzima. Nicyo kinzanye, ndambara nkaberwa. Kositimu yanjye ni rucabana, kuko nta n'undi wayigize. Nayambukije amahanga nyigeza mu Rwanda, ije gucungura abacumuye ngibashire ku murongo. Tega amatwi wumva aka kantu, kuko nukomeza kugenda uracikwa kandi nucikura homba. Sinjya nsubira inyuma. Icyizere mwangire nanjye ndakibagiriye, kuko ndabikwiye. Ndo wa mbere, ndi mushya, ariko nge ntibazanduge nk'uko baroze runaka. Nimuzangirisha ariko kuko ndi kumwe namwe. Mundebe gahunda mfitanye n'uburozi. Ndi muzima kandi nduzuye. Abagendaga n'ibirenge batangiye kugenda n'imodoka, kuko bafite icyo bafite. Wowe ufite iki? Kubera ko Bibiliya yawe yabaye byeri, uburiri bwiza mama yagukoreye bwabaye roji, kandi nujya ufata ifunguro rya saa sita indahita kwicaye imbere. Wabaye kazizi, ntucyoga, kandi papa wari umupasiteri. Usimbika ibipangu kugira ngo ujye kunywa amayoga. Amashoti yarakwishe, itabi uyumvamo kukomeye, ariko urubusa, kuko ibyo byose urugukora uzabyishura. Kuko umugisha wawe ni ibihombo by'undi, n'ibihombo by'undi n'umugisha wawe. Gira neza wigendere, kuko nuzigiye uzamara. Metero zitarengwa ziragutegereje kandi ziteguye kukwakira. Niba warakoze neza ni mu ijuru, niba warakoze nabi ni mu kuzimu. Uzihanganira icyiciro uzisangamo, kuko tuzaba turi kumwe nawe. Ntuzaba uri wenyine, kuko uzaba uri kumwe n'abandi. Banyitabiri hanze kabiri, ndatwika, ndashwanyaguza. Amagini yose ni ngewe uyica, kuko mwese byarabananiye. Naje nje, munyitege, kandi narenze. Mbambabona, mwese mbambabona, nubwo mwihisha. Mbambabona. Iyi ni forume nambaye kuyibona yaguhenda. Utangiye kwibaza ibiki? Gabanya amagambo, ureka itiku, kuko biri hanze yajaje. Urahunga ujyahe? Icara wige, umwana muto agukosore, kuko nicyo yaremewe. Arashwanyaguza. Ninjye muntu wambaye rino jisho rimwe mu bantu bose wigize ubona ino sura ireba icya, ikanura icya. Wayikurahe? Irahenze bro. Icara wige, kuko sinyikorera mu Rwanda. Nujya ubona ujya wikanga, kuko sinkinishwa. Ndeba, bongera unyitegereze, umbwire ikitambereye.
ubundi untenge. Ufite komenti ku munwa wawe itange nta kabuza, nduzuye. Nsaba arajya he ko murumuna we yaje kandi aje kugukura mu nzira? Umwanya wamwibye wisubize, kuko wamutaye mu cyaro. Mwakinanye karere, harangije uramuta. Yaje aje uramucikira ko yakuziye, ko nawe uzamucikira. Buri munsi nakurebaga, mwese mbambabona. Kiraman, Mitsutsu, Batino, Nyagiso, mwese mbambabona. Mwicare mwige. Ikamba ninjye ryari ritegereje, kuko ryari ryarabuze nyiraryo. None yaje kandi aje kwisubiza ibyo yambuwe, kandi birahari kandi arabibona, aranabikwiye. Ubu nibihanze kabiri. Buri wese agira umwanya we kandi ntujya uhinduka. Buri wese agira igihe cye kandi kikagira iherezo. Ubu nanjye nicyo gihe cyanjye, nze gukora ibyo bantumye. Baho ubutumwa, ababara babare, abishima bishime, kuko mbambabona buri munsi. Kandi mwifuje content, iki nicyo gihe. Marayika kuzenguruke kandi aguha ubutumwa uva mu byo wakoraga. Wakira inzira nshya. Ndabakeneye nkuko munkeneye, kandi simbinginga. Muzabikore mubishatse, mutabikora nzabyikorera. Nimutanyiha nzabiha, kubera ko umwami icyo ashatse arakibona, ntajya kibura, kuko niyakibuza atanga ibitambo. Murajye muri menge, ndi kubareba, ndi kumwe namwe. Muba mumbona, nawe uzangereranya nawe, kuko nawe nse nkawe, nawe nambara nkawe, nawe niganye. Ni forome niyanjye, ndayimuritse ku mugaragaro. Mundebe mwirebe, uwo ni njye. Bihanze kabiri, yamani. Kuko nicyo gihe. Buri wese agira igihe cye. Nturire, ntutake, nunataka utakiri mu mutima. Ndagusabye, ndakwinginze, urire gake batakumva, kandi bakumvishe baguseka kandi bagutera ibipfunsi. Shimira Imana kumbonye. Utarambona wakoze iki? Icara wige, fata ikayi n'ikaramu, kandi wowe wifashe guhera uyu munsi. Mutereye isari, ndanakubizuye, kuko urumva ureka abo mbona kandi batumva kandi banapinga. Uyu ninde? Gaje gukora iki? Ibyo yagakwiye kujya ko babimaze. Mwariye busambo, ariko njye nzanye umuvuno mushya. Bamurikiye igice cyo hejuru cyane forme yanjye. Episode kabiri nzabamurikira igice cyo hasi cya kabiri. Murebe itandukanirizo ry'umukomedi, ry'umukinnyi wa filime. Uko wanyita kose, kuko ndagitinga nibagarure. Bye, ndabakunda cyane. Nzahorana namwe. Mutegura igice cya kabiri cyane forme yanjye.